Mukunzi wa Judgment Truth Victory, ndagusuhuje nkwaye ikaze. Ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bikomeze kubana nawe. Njyewe muri kumva nitwa Urinzwe n'Imana Faustin. Ese waba wibaza impamvu abantu uyu munsi bahari ari abakristo ariko ugasanga ubukristo bwabo ari ntabwo? Reka nkusomere amagambo ari mu gitabo cyanditswe na author Daniels kuri page ya 33. Ni igitabo cyitwa Kristo gukiranuka kwacu. Impamvu ituma benshi babona ubuzima bwa gikristo bugoye cyane, impamvu baba nyamujya irya nino bagahindagurika cyane, nuko bagerageza kwizirika kuri Kristo batabanje kwitandukanya n'ibigirwamana bakundwakaje. Ayo magambo nanone yavanye mu rwandiko urwibutso n'integuza, rukaba rwaranditswe muri Disemba ku itariki 13, 1887. Rero muvandimwe, urumva neza umuzi n'impamvu yo kuba ubukristo bucumbagira. Rero bavandimwe, dukwiriye kugenda dusanze Kristo. Muri Matayo igice cya 11 ku murongo wa 28 haratubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Bavandimwe, ijambo ry'Imana riturarikira yuko dukwiye gusanga Kristo kandi tukirinda kuba bamunyirya nino, tukiringira Data wa twese kandi tukitandukanya n'ibigirwamana byose twakundwakaje. None se nshuti yanjye muvandimwe, ibyo bigirwamana twabyita ibihe? Hari ibigirwamana by'inda, hakaba ibigirwamana by'ubusambanyi, hakaba n'ibindi bigirwamana byinshi bitandukanye. None se ikigirwamana cyakuraniye ni ikihe? Yesu yigeze abwira abantu, arababwira ngo uyu mudayimoni nta kindi kimwirukana usibye kwiriza ubusa ndetse no gusenga. Uyu munsi rero, niba icyo kigirwamana waragikundwakaje kikaba gituma uba nyamurya nino, icyo ari cyo cyose isunga Kristo kandi umwiringire, maze ubisengere, Uwiteka azabigutsindira mu izina rya Yesu. Reka nkwifurize kurushaho kugubwa neza. Njyewe mwumvaga yari Urinzwe n'Imana Faustin. Mugira amahoro aturuka ku mwami.